udukoko tubiri yazanye mu bana igihumbi Gasoko nawe rero kwavuga ngo aragabura aravuga ngo aragabura ngo abafite ngo ihene hari ba DJ Brian n'abatesha hari abantu n'igihumbi udukoko tubiri ariko mwaraturiye ariko se nariye ikiko ise mwikira umutari mugana 6 wariye nukuvuga ngo wariye ejo twakubonye nawe uri kubyina ako yakugure n'agapeti misingira nako uri kukabyina ntabwo ari kamwe inzoga zari zihari afite utubwa wagira ngo turwaye sida imbwa zajya zirwaye sida nuguri kwimana afite utubwa tunanutse wagira ngo turwaye sida njyewe ari n'umuntu wamubwiye Gasuku izimbwa utagaburira buri umuntu yaguhinguka ishobora warananiwe zirwaye sida ngo Gasuku utubwa twa turananutse afite imbwa z'inzungu ngo zirwaye sida turwaye sida nuguri kwimana utubwa twe nabwese Gasuku nk'uko nari ngiye kuguhinga warananiwe imbwa ubwiyo nkuzayishobora nese inka zayitungira none urezayibaga mu ry'inyama yego tubwa we sasa abantu mutunzi imbwa mutazigaburira mwabantu izo mwe mwazireke zikajya kuzerera what is that imbwa nazo zifite uburenganzira ubundi urabona muri Amerika ikintu cya mbere bagaciro ni umwana bagakurikizaho umugore hagakurikiraho imbwa n'ipusi umugabo aza nyuma y'imbwa baretse utaragenda umvaga shino we ntukamenyere sinjya kwa nyoko ntununze ujya kureba iyo mipira wari wambona muri stade wanjye geraho pumbafu ujya umenyera Nzovu ni ujya mu Mavubi na za Sport hari urambona muri stade ngewe uva nagera i Kigali ninde wari wambona muri stade ejo Amavubi baratsinze n'ejo bundi baratsinze Nzovu ahari oya Nzovu kandi wavuze ko Nzovu yagiye kuri stade atari umwaka iki kipe yagiye gufana oya ibyo nibibareba nta kipe mfana muri iki gihugu uriya munyamakuru yewe nta kipe mfana kuri isi uretse gusa M23 kwa Bravo 5 kwa Makenga ese urashonje natwe tukugure Bruxelles kure nagukoza mu ejo Gasukora umva urabaza kivanga n'ikimotari ngaho tugenda nubona binaniye ngayo stop kandi wowe wakujyana mu gisirikare bakwicisha inkoni barakibira ngo gifunga amaguru gutya kigatambika ibiguru ngaho noneho stop ariko uri umukarate Gasuku ejo bundi yatukanye na Jihad yego batukana ariko Gasuku muvandimwe rwose nenze ko wanabiretse batukanye kuri banyina batukana ibitutsi bibi Gasuku ni niga ariko iyo ageze ahantu ho gutukana ku bitutsi bibi byo kubuntuza oya nabireke kuko gabanyina buriya bintu rwose ntago ari indero ntago hari ahantu ugera ugatanga ubutumwa bwiza ukadutukira abantu b'igihugu inyangarwanda ukazituka zanzerezi zindi ukazibwira ariko nanone tukabigushimira ariko ababyeyi baba batubyaye naye garafrere gabanyabira bitutsi bitaguhesheje cyubahiro kabisa yese nyangusuza kandi zero komeze neza uri hose mu cyo gitandukanye iburasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa chekechuwa ngo dakina n'abana ukina n'abanyana suraje batandukanye mu bice bigiye bitandukanye ngasebanganya inkuta nasenye ngatanga isanamitima ubu nanjye wasuye dusura abo tubana buri munsi tugasaba nabo tutabana tugasura n'abadukurikiye isanamitima kwadukurikirana hanyuma abakurikira sawa rero bakerera none ko kumva utemukokora ko kigaye nibuze abantu mu bice bigiye bitandukanye bucece mu gace njibiga turaje turiteretse mwayiga muvuga ngo nitereka ngenyine muragiye ko twaje na Kiroso twaje dufite vibe kandi tumeze neza cyane tumeze neza turashima Uwiteka n'abantu bake turashima Allah subhanahu wa ta'ala karaga kwavu bagiye gushyiraho karabaga urumva ko ari mushyo mukanya bakiye kugaca umutwe isi yakamaze kugura agakwavu tugiye kurya ubundi warasenze ngo buriki
hamugani nanone niko tujya tubwira abantu. Yego abakurikiye ikiganiro n'izumagana 5 twizere ko mumeze neza mwese mwakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Bashimira buri munsi mwe muvuga ngo Isaka Manager ameze ute, wankurikira kuri TikTok nitwa Isaka Manager, we tubana mu biganiro byacu bya remoze, waba uri hano mu Rwanda ukaba uri mu bihugu by'abaturanyi, nizere ko umeze neza. Cyose umeze neza? Meze neza cyane, ndumva nshima Imana, ndaturagurika muri make, yameze neza cyane. Beda nifuje kwicara hano ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye, muramuza akora byinshi byetandukanye, muratuzi abatatuzi ubu ngubu mwana atumenye, muzatumenye. Ese ubundi bazemera twapfuye? Imihanda zatwibuka, twatanze imvune zatuzonze, ingoma zirenze twakoze, ibiganiro birenze twakoze, imingote twatarutse n'ibipangu twuriye, muzatwibuka twapfuye. Hano twagiye tuvumbura inkuru ziro. Hari indirimbo ivuga ngo hari igihe unyura mu bigeragezo bikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo nibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Indi kango bose babireba uzashima Imana, bose babireba icyubahiro cyawe ukiheba kureba. So bede tuje kuvuganira inshuti, tuje gutabariza umuvandimwe nkuko turirimbye izo ndirimbo. Ndi umusiramu Kiroso n'umukristo, ariko twese icyo duhuriraho Uwiteka ushobora byose. Muri no minsi tugasenga Imana imwe rukumbi. Muri no minsi nanjye nifuze kubivugaho, nubwo ndaza kuvuga ku bintu bitatu. Tujye kuva kuri Theo bose babireba, tujye gutanga icyo bita impuruza kugira ngo umugore babone impyiko, abafite ubushake n'ubushobozi nabo mumufashe, n'abafite impyiko bazimuhe. Ikindi ngiye kuvuga ku witwa Jessica Mpangu icyogere mu nkuba mwami w'abagore, umwami w'abagore urimo ko ati muze murye mbereke ko ngewe akarota kandi hari abantu yatsinze, hari abantu ateye cy'umutwe benshi bagiye batandukanye cyane. Si atuvugisha ukuri, turaza kubivugaho. Umwami w'abagore wubahwe, uriya muntu Kasuku wubahwe, nanjye yaranyemeje. Yego, ubwo nibyo byo tuye kuvugaho. Ariko nanone twakuvuga ku muhanzi Pfla byatangajwe ko ataye muri yombi, yaje kujya gute, yaje kunyomoza. Twaje tuve kuri Kimenyi Yves, hari byatangaje byinshi kuri rubuga rwa ku mugore Muyango, yavuze byinshi byetandukanye amwibukira, yagaragaje n'amarangamutima. Yego ku mafoto nagiye mbona yagiye acicikana twa Twitter, isigaye yitwa X. Kiroso rero muri no mihanda nanone turagaragara ku ikipe y'igihugu cyacu Amavubi, ngo yaboneye ibyo umwami yaboneye Nzega. Yahuriye nabyo. Yego, ubwo rero nibyo ngibyo byonyine tugiye kugarukaho. Kiroso, iyo ubona umuntu nka Theo bose babireba, yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye, yakoze ibitangaza byinshi bitandukanye, yatanze isanamitima, yakuye abantu benshi ku rumogi, avana abantu benshi ku bajura, avana benshi ku busambanyi, yatanze isanamitima nk'iryo muna mbabwira. Yakoze byinshi bigiye bitandukanye, yasibanganije. Yego, yasibanganije ibikomere, yahinduye benshi. Yakoze byinshi bigiye bitandukanye, yatambukije ubutumwa burenga igihugu bugera no ku isi yose. Kwari televiziyo zabayeho bizambere mu Rwanda, navuga bino zino televiziyo zo ku muhanda, niwe muntu witiriwe televiziyo yitwa ngo bose babireba. Bose babireba. Ko bari mu gutangaza byinshi byetandukanye, ubone marira avuga ati umugore wanjye agiye gupfa, abana banye inzara ni yose bagiye kunyirukana mu nzu. Commentaire kuri mbere na mbere tubanze dushimire Mama Scovia urwa Gasabo kabisa. Yaramutabarije cyane, atanga na message rwose yumvikana kandi nagaragara, abwira benshi bagiye batandukanye, yavuze byinshi bigiye bitandukanye, kuko hari impinduka ziri kugenda ziza, ariko natwe ubwacu turashyira akacu. Uriya ni ubutumwa bwa ni message. Theo bose babireba, hari message nyinshi yagiye atanga zigera kuri benshi. Wa mugane wawe hari isanamitima yatanze ku bantu bagiye batandukanye, abicishije mu butumwa bw'indirimbo, abicishije mu magambo, yahinduye benshi. Hari abaretse ibiyobyabwenge, hari ingo zari zaragiye
zishwana mu buryo bugiye butandukanye ariko bagenda bakurikirana ubutumwa agiye atanze hari benshi yagiye ahindura mbese muri make ari nako dushimira Kakoza Muriza Charles KNC imfura y'iwacu ndetse na Angeli Mutabaruka abo bose nabakomeje kugira gute kuvuganira bo bita Theo bose babireba. Reka mbere na mbere twishimire ko bari abantu ni brandi nini cyane igera hirya no hino natwe ariko bigomba kugera hirya no hino kuko ibintu birimo ubutumwa bwiza ibintu birimo ubutumwa bwiza Imana ntabwo yatuma bigarukira aho ngaho bigomba no kuzamuka bikagera hejuru. Hanyuma Kiroso kuba Theo bamwe bavuga ati kugaragara arimo ararira kuri uko afite YouTube channel yabitangarijeho tubona arimo ararira amarira arimo kwasuka avuga byinshi abantu benshi akavuga ngo ntabwo byari bikwiye kuba ngo n'umugabo ngo yajya ngo kuri kamera ngakavuga amagambo wenda atabaza ariko akarira bisobanura iki kuri wowe amarira ye avuze iki kuri wowe ese abavuga gutyo bibicanege bavuga iki ese hari ijambo ngiye kuvuga ntirize gukomeretsa abantu wenda cyangwa harabari ariko wenda uri bwumve ko mbeshye nta kundi abantu ntago bumva ibintu bimwe baravuga ngo nta muntu ugorora ikijumba ikigore kiravunika ati kubera iki abumvaga ko atabivugira kuri channel yiwe nimba ubonye nimba ufite telefone ukaba ufite amanite yo kuba wahamagara umuntu kugira ngo utabare cyangwa mubwire icyo ushaka kumubwira utangireho ubwo butumwa ushaka kumutangira ndetse wajya gutira telefone ufite yawe bibaho ufite yawe none se azaje gupfa cyangwa abantu bazuve ngo yapfuye bamwe bazavuga ngo se kuki atabivuze ahatabariza kandi mbese yajya gupfa cyangwa yaterwa navugiriza induru ahantu agakubivugiriza ubu tuvugana abantu 126 bamaze kumureba kuri channel kandi nanone ikindi kintu niko channel ye irimo iragenda imbarawe monetize irimo iragenda nibura umuzungu wenda yakigenda baravara kugira ngo bizamufasheho ese bucece mu gace urabona koko hari ibyiringiro ko umugore we yabona impyiko akavuzwa agakira ndetse akagera n'abantu benshi bicaye abana y'ishuri ndetse bamwishyurira inzu nk'uko arimo kugenda atabaza ndatekereza ko abantu nk'uko nabivuze bagiye babivuga batabariza Theo bafite nuza brand ndende Mama Rwagasabo KNC ndetse n'abandi nagiye mbona natwe ubwacu ndatekereza ko kandi nizeye ndashidikanya ko azabona ubufasha kandi vuba cyane baje bagaruka kuri Ezra Nuza uriya hari bamwita gute no bishop bamwita gute hano hirya mu Rwanda Exari bamwita nde hano kwa Gitwaza bajya bamuvugaho bavuga Pastor Minyoni bavuga n'abandi ba pastor bagiye batandukanye baravuga ati nkamwe yagiye yinjiriza cyamwe yagiye aho abayoboke benshi bagiye batandukanye ati nkamwe mufite kubaka insengero bagatura abantu mu kubaka insengero yego bagakira bakaminuza bagatunga bagatunganirwa barimo bati kukibo nta kintu bakora no kuvuga ngo wenda ubutumwa bwamaze kubageraho nabo barabubonye ariko nk'abantu bakuru byanga bikunde nabo hari icyo bagomba gukora ariko nanone gukora vuga ngo wagombwe kubanza kugira biriya byari gukorwa mbere y'ibindi byose atiri warira kuriya hari abari babizi nk'uko yabivuze ndumva ikiganiro cye naracyumvise nk'uko yabivuze ntabwo byari bikwiye ko agomba kujya kurira mwari kumufasha mbere atararira bahari ntabwo byari bikwiye niyo mpamvu rero ndi gukubwira nti uko biri kose nabo n'abantu bakuru nabo barabibonye bamufashe rwose Theo yatanze ubutumwa bwinshi yahinduye benshi bamufashe tuvuge ngo imbere ni heza kandi ari ibindi byiringiro cyane so nabwo tuza kuvuga byinshi ubwo ngubwo message yatambutse nukenera nomero ya Theo bose babireba turakwiye gupiningira kugira ngo umuhamagare umufashe ndetse namwe mufite bajya munsi y'ikiganiro cyawe barabona nimero yawe baguhamagaruye yego so tujya kugaruka rero kuri Jetskiza Mipango icyogere mu nkuba gara kubita wita Tycoon Ndahiro
yaragiye rwose baramutereka, bamutereka icyo bita icyayi cya mukaru, bamutereka icyo bita umureti w'amagi w'amapondezi. Umuhungu rwose Gasuku aragira gute, aravuga ati ngwino dusangire. Ati kimutsinze cy'umutwe cyambere. Kimutsinze cy'umutwe arangije umunyamanga kurya ariko icyara kimwe. Kuzi ihangana bari bafitanye amabifu, bari bafitanye rabyibuka ibyo bagiye yagiye atanga Tycoon, urabyibuka Jesco bati Tycoon n'umutinganyi urumva aryamana n'abagabo buje ibitsina, avuga byinshi bitandukanye ariko akakanya mushikisha ibyo yaza. Biriya bintu bibonamo iki? No kuvuga ngo wenda icyo gire mu nkuba yakoze navuze ko yabatsinze benshi icy'umutwe. Tycoon ni inshuti yanjye ntaze kubyumva nabi, bose na amashuti yanjye ariko ntabwo si ukuvuga turimo turaganira kandi ku bintu byagiye bibaho, bagiye babona abantu bagiye babona nyine ba Tycoon ba Briane batesha ba Briane nori abita ngo nimba ninde benshi bamusinga abo ngabo benshi bagiye bavuga bagerayo ndimo ndakubaza bisobanuye iki ko abanzi be duhere kuri uriya abitwaga ngo nabanzi be no kuvuga ngo icyo nabibonamo Jesco abantu bavuga ko atafite ubwenge cyangwa ngo bagira gute. Jesco afite ubwenge bwa danje asiko afite ubwenge bura nanjye naremeye kabisa. Naremeye kuko ibyo yakoze nanjye byarantunguye. Hari abantu mvuga ko batahura, hari abantu mvuga ko baramutse bahuye umwe yahura n'undi yahacisha umuriro, ariko ntangazwa nuko ngenda mbona bahura barimo basangira kandi akabasukisha ibiryo ahantu abera bubi nawe ahita akubwiriramo akubwiriramo akunagamo akantu nawe wabura igihwinini ugahita wivamo ukivamo nkariya shaka waravuze ngo hariya ngo bizagenda bite aseka ko bitagenda uko baba babivugaga. Hari abantu barimo kudukurikira muri commentaire mutubwire ese mwebwe mwabifashe mute mubena gute, ariko nanone akaba hari akantu kwitambitsamo kiroso nimo kumva muri no mihanda igiye itandukanye mu cyo yatandukanye ngo Gasuku ejo bundi yatukanye na Jihad batukana, ariko Gasuku muvandimwe rwose nenze ko wanabiretse batukanye kuri banyina batukana ibitutsi bibi. Gasuku ni niga ariko iyo ageze ahantu ho gutukana ku bitutsi bibi byo kubuntuza oya nabireke kuko bwabanyina buriya bintu rwose ntago ari indero, ntago hari ahantu ugera ugatanga ubutumwa bwiza ukadutukira abantu b'igihugu inyangarwanda ukazituka zanzerezi zindi ukazibwira, ariko nanone tukabigushimira, ariko ababyeyi baba batubyaye nawe garafrere gabanya bira bitutsi bitaguhesheje cyubahiro kabisa by'inyandagazi bira bitutsi. Jihad baratukanye batukana kuri ariko Jihad nyamara Jihad umushu w'abashu abandi w'abashu Jihad ntacyo atwaye, ahubwo hari ikintu kiba ngo mu nyangire ugasanga kiroso urumva umuntu akureba akakwanga akakuziza ubuzima ubayeho imibereho ubayeho ngiye muri Jihad ntacyo atwaye. Ese yanuza kumbwira ngo nanga umuntu cyangwa rero wese uzambwira ngo nyangira runaka ngo aranyanga, aho ngaho uzaba wakishe kuko sinzakwemerera kuko nta muntu waremewe mu wundi. Yego ntawe ntago bishoboka mu nyangire ntuzayimbonamo ntuzayinyumvamo, tuzashwana ku giti cyacu twangana ku giti cyacu twonye tunaniyunga ku giti cyacu. Yes yego harabura rero umuntu Jihad rero kuva twakorana muri no mihanda kambyivugire tumaranye imyaka igera muri 13 kiroso nta kintu na kimwe twiye tugirana kereka izindi nkaritasi ntago nzivuze izindi nkaritasi gusa kiroso icyo dupfa kiruta icyo dupfana icyo dupfa kiruta icyo dupfana ntiturashwana n'umunsi n'umwe kareka akenshi tuba turi kumwe erega nta mpamvu kuko ikibuga ni kinini kandi ngo
umuhigi w'ishyari ngo reka nanjye mpige. Kandi ikindi nanone iri shyamba ni rinini, mureke buri muntu agiye guhahira mu gikombe, undi agiye guhahira ku musozi, undi agiye guhahira mu kabande, undi agiye guhahira hehe, twese duhahire buri muntu. Dushaka no guhahira mu maboko kwa turi buvemo tudapfuye cyane. Buri muntu aba afite igeno rye. Yego. Aba afite igeno rye, akore ikimana yakugeneye. Kandi ikimana kuvuzeho ntikijya gihinduka. Kandi ntago umugisha wawe undi yaza ngo utware ntibishoboka. Tubivaho urabona ko harabana n'iminsi mikeya ngo tubone ngo obita cheetah magic, tubone no bita nde jihad. Kasukare barabagaburira nabo, arabagaburira nibo basigaye, arabagaburira pe. Cheetah sha arabiryaho pe. Cheetah ntago hari ya burusheti, ira nkoko Cheetah ntazaza. N'amabura leta turi hano tuzagaruka tubivuga. Ako jihad agiyeyo barwana. Ikiza jihad uri umwana wacu hano mu Biryogo, undi niwo mu Gashyokero hariya hehe Igikondo za Gatenga. Urumva uretse tuzagenda turebe uko bimeze. Gusa icyo nago uri umupfumu ngiye ndi tayari. Nyamara mbwa gakondo mutazi Rwamagana do azabitubwiraho. Uzaje kwa muganga tugiye kumutabazi ko mutaba. Urabona koko jihad na cheetah baza yakurya kuri zira burusheti ziteze, uzagenda baze gutereza tubabwire nuko reka izo nzozi tuzazirebe pe cyakiro ahantu turi hano. Reka twigire kugahindana nifitiye kesho, reka twigire ku Mavubi tuza no gusoreza kuri Muyango ndetse no kuri Pifura. Amavubi warayabonye ute? Amavubi yabaye inzuki. Inzuki nazo zifite umwami wacitse amababa, baciye amababa. Koza singiye ukubeshya Amavubi ejo yarambabaje. Amavubi nta uziko Amavubi ntatanoye n'amagaju. Uziko reka mubwire vuga Amavubi arutwa na Gasogi United. Amagaju ntayo wacirega inyamagabe. Uramutse ufashe amagaju ukayashyiramo ashobora kurenga Amavubi akarenga Amavubi agarukiye cyane. Kuko Amavubi wabonye uriya muzamu ejo narumiwe, nta mwataka dufite, defense dufite, ntibazi kwiruka. Ariko njye hari abantu turi kumwe barimo baravuga yuko batubwiye ko urumva bishoboka yuko urumva iriya kipe ishobora kuba yaratambitse bamwe mu bakinnyi bariye. Ni ukuri bigaragara ko ishobora kuba bikaba bibaye se nka bimwe bya Peri ijya gukina mu Misiri. Bikaba bibaye nka bya Peri. Nyamara hari ibintu nabonyemo. Ariko cyo wigeze ubona umutoza haguruka ngatoze rakaraka ayicara aho ngabo ubundi avuga ati ntuza yanjye yarangiye, diri yanjye yarangiye urumva. Ubundi turasa mutoza Amavubi ko mwamwirukana tugasabe n'abakinnyi bamwe na bamwe ko mwabavanamo. Ferwafa ndetse n'abayobozi bashinzwe na Minisiteri y'Umuco na Siporo. Gwinano umuhungu wawe nawe nyamaziriyeho ariko se turadukoko tubiri tw'udupondezi biriya bikoko by'ingena nubwo mbikunda. Udupondezi twaziriye turi bangahe se? Umva nase udukoko tubiri yazanye mu bana 1000 Gasoko nawe rero avuga ko aragabura ngo abafite ngo ihene hari ba DJ Brian n'abatesha hari abantu 1000 udukoko tubiri. Ariko mwaraturiye ariko se nariye ikikoko ise mwikira umutari mwana 6 wariye ni kuvuga ngo wariye ejo twakubonye nawe uri kubyina ako yakugure n'agapeti misingira ntabwo uri kukabyina. Ntabwo ari kamwe inzoga zari zihari. Ahubwo hari umuntu ukomakomeye wahageze agura amakazi abiri. Wa mudiaspora mwavuga ngo ni mudiaspora wenda we yarahageze nawe akubitamwe indikesi n'abasemuhungu bari bahari. Twari turi ahantu benshi ariko Gasoko aranateka. Uzi ko hari inkoko zimwe yarazifasha ziteka mu muceri ziriya wabonye ebyiri twari turi kotsa twaraziriye. Tumaze kuzirya turavuga rero ubwo hasigaye inkoko enye zitekemwe umuceri abantu ni benshi nge mugira inama nawe murazitekane n'umuceri abantu ni benshi barye bahage. Ariko Gasoko ikintu namugayeho afite utubwa wagira ngo turwaye sida.
imbwa zajya zirwaye sida. Nukuri ko Imana afite utubwa tunanutse wagira ngo turwaye sida. Njyewe hari n'umuntu wamubwiye Gasuku. Izi mbwa utagaburira uburi umuntu yaguhinguka ishobora warananiwe. Zirwaye sida ngo Gasuku. Utubwa twe turananutse. Afite imbwa z'inzungu. Ngo zirwaye sida. Turwaye sida nukuri ko Imana utubwa twe. Namubwiye se Gasuku nk'ubu ko nari ngiye kuguha inka warananiwe imbwa ubwo iyo nk'uzayishobora. Nese inka zayitungira. None urezayibaga mu ry'inyama. Yego tubwa we. Sasa abantu mutunze imbwa mutazigaburira mw'abantu. Izo mbwa mwazirekwe zikajya kuzerera. None se Yaka tugaruka abira ngo uzirikira imbwa mu gipangu. Abira ngo uzirikira imbwa mu gipangu udashoboye kwigaburira wahire kwikajya mu muhanda. Bashaka bakayirya. None se Yaka twagarukaga ku kibazo. Oya Gasuku nge namugaye. Ufata imbwa kuriya utazigaburira warangiza ngo uragabura imbwa zarananutse wagira ngo zirwaye sida. Ako hari izindi mbwa maragaburira ariko. Hari imbwa nabona guha. Hari izindi mbwa maragaburira. Hari izindi mbwa. Umva yakagore tegedimo. Saka ninjye ugiye kwita imbwa kurana. Hari izindi mbwa nabonye Tayikundi ndahiro. Urumva mbona Musinga, mbona Yakama, mbona Brian, mbona ndi. Ese twa turimwe. Izindi nizo mbwa vuga ngo zishonze. Yakabona ngo rufite ubwoba ko wamututse. Waramututse Gasuku. Abantu bose batutse mu murarya. Nawe wagiye kurya kandi waramututse. Oya. Ariko Gasuku ngewe nubwo wenda twariye ariko turatuvuga afite Imana. Kamufanye usobanure neza. Oya ngewe mbwire abandi bantu mutunze imbwa zikananuka nimuzigaburire mwarangiza ngo murarya imbwa zimeze nk'izarwaye sida. What is that? Imbwa nazo zifite uburenganzira. Ubundi urabona muri Amerika ikintu cya mbere bagaciro ni umwana bagakurikizaho umugore hagakurikiraho imbwa n'ipusi. Umugabo za nyuma y'imbwa. Baretse utaragenda wincika baretse gato. Baretse gatoya banza umbwire imbwa n'ipusi wahitamo iki waguha imbwa n'ipusi wawe wahitamo iki? Nafata ipusi agapusi kaba kameze neza. Kubera iki? Ariko nakabwa yo kakiri gatoya utari rwaba runini cyane. Kabwa nako kaba gateye inuza mu rugo. Wabona ubushobozi bwo kuyiha ibiryo? Njyewe imbwa ngaburira n'abantu nkanswe imbwa. Utarangaburira se nta cupa ryanjye wari wawe. Yase nkunzoga none se nta cupa ryanjye wari wawe. Oya wararinguriye. Wowe ugurira icupa ubu nananirwa kugura amata y'imbwa. Ikintu abantu badukurikiye nzi ko yakamwana ntukajye umutima mwiza uko mumubona. Tugaruke rero kuri nuza kuri Bruno Taifa. Wavuze ngo umuntu afata ngo yakamwana ngo na nzovu. Barabyumvise ngo yarangiza ngo bajye muri stade ngo bajye gufana ngo Amavubi ngo mukajya kwamama. Ntago nagiyeyo. Sindajya muri stade. Yavuze ngo abantu nk'inzererezi nka Yakamwana bavuga ubusa urumva ukabajyana ngo kwamamaza ngo kwamamaza ngo ikipe y'igihugu Amavubi. Ngewe ntago nigeze wigeze umvaga shino we ntukamenyere sindya kwa nyoko ntununze ujya kureba iyo mipira wari wambona muri stade wanjye geraho Pumbafu. Ujye umenyera nzovu ni ujye mu Mavubi na za Rayon Sports. Hari urambona muri stade ngewe. Ejo Amavubi kuva nagera i Kigali ninde wari wambona muri stade. Ejo Amavubi baratsinze n'ejo bundi baratsinze nzovu ahari. Oya nzovu. Kandi wavuze ko nzovu yagiye kuri stade atari umwaka iki kipe yagiye gufana. Oya ibyo nibibareba nta kipe mfana muri iki gihugu. Uriya munyamakuru yewe nta kipe mfana kuri isi. Uretse gusa M23. Kwa Bravo 5. Kwa Makenga. Ese nukugenda urashonda natwe tukugure Bruxelles kure nagukoza mu ejo gazukora wo umva siya kushaka siya we mufashanye udafata cyuma. So by the way ni Yakamwana muramubona kuri kamera ariko Kiroso umva kunavuze Yaka ngo nguki marche gauche droite gauche droite gauche droite gauche ariko uri umumotari urabona ukakivanga n'ikimotari nubona binaniye ngayo stop kandi wowe wakujyana mu gisirikare bakwicisha inkoni barakibwira ngo gifunga amaguru gutya kigatambika ibiguru ngaho noneho giye stop ariko uri umukarate uri gukina karate hano umuntu uhagaze usumba nimaze gucyo
ariko arareye iburyo birinduka iburyo ntabwo hazi wama kandi nahageze anvo marche gauche droite gauche droite iyi niyo muri Kongo ni nyiriho kabisa mu Rwanda ni yiriho kugenda iby'abanyeshuri nyiriho dore yo mu Rwanda yafashe up him up kibazo kwaragu umuntu abantu ko uzigisha mpaka reka uri guhagarara bitunguranye nanga bura kwigisha ibigori kuma tazamukubita ngakwereka tazamukubita ngakwereka tazamukubita ngakwereka kiroso ko nda wambaye kimwanka yaka kandi ukaba uri inshuti ya Kamagara nusige bivuze ko arashaka kujya muri kira yaka gisata cyabo ko njya twicara gato abafite ntuza ziwe abafite sirenga iyo umuntu yize ikintu nyine barakizi aya magambo mwana avuze kuri wa mipangu kandi yarari inyamaze ntagaza kumukoraho ako yakavugisha ukuri ntajya arya indimi ibyo avuze ubwo nuko biba bimeze kandi ngo reka ngo nutugwa twe akamwana ntabangagira isi ya kiro wena tugiye gusoza hari byagarutseho kuri Muyango ndetse na Kimenyi abantu benshi batangira kuvuga ati ntago yabikwiye yuko abantu bashobora kwivanga mu byo abagore n'abagabo bashwanye bagiye kubavuga ku mbuga nkoranyambaga bivuga ku buryo umugore atarukana n'umugabo we kandi bakora isezerano abandi bantu bakinjira mu rukundo rwabo bivuga hiki no kuvuga ngo nyuma yuko Kimenyi yatangaje ibyishyuye giye atandukanye bajya bavuga ngo iby'umugabo n'umugore nta wabyivangamo kuko abantu babyaranye baba bafite jya kurya iby'ubuntu nawe sha jya kurya iby'ubuntu abantu babyaranye baba bafite igihango gikomeye cyane buriya nubwo bashwana bwose ariko bafitanye igihango cy'umwana wabo umwana wabo babyaranye nubwo batandukana nubwo byagenda biti kandi bajya bavuga ngo aho yaciye ntago hajya haca urwango ujye byumva yego uwo mugani waciwe n'abanyarwanda no kuba yongeye inyuramo buriya yaka uko ashatse imodoka inyuramo hari yaka aho yaciyanye n'urwango oya ari uducano aho yaciyanye n'urwango umuntu aramutse agiye mu by'umugore wawe mwaratandukanye urumva mwarakoze n'isezerano aho yonnye ntago ihora oya no mu Kinyarwanda ariko barabivuga ko aho yaciye hadaca urwango mushobora no guhura akagusamuza nese nta muntu ejo bundi wishe umugore we bari baratandukanye ariko yarasanzwe amusamura amujyana iwabo amurambika mu rutoki amaze kumurongora ajya kuzana umupanga aramutemagura ntabwo mwabyumvise wa mupasiteri we umupasiteri wapfiriye ku ndaya ese akaba ntabwo yigira ubwoba kukunda ko bazakunda bagahita baguca umutwe oya icyo nicyo cyana azazira nzazira inzoga cyangwa nzira ibindi ariko kugira ngo nzagwe mu maguru y'abagore wapi jamais de la vie uzayikora aho ushoboye uveho uzayikora aho ushoboye akushoboye njyewe narabibabwiye urinda guhangana n'umuntu wamuretse urinda kwiyambira ku mugore wamuretse cyarabonetse kigura make hano Sodoma si 2 agaturu ngo n'izumbi baragarura icyatane gatura ramushiki wacu ngo senyise ku mugore for what ngo senyise ngaho amagana ngaho Senyisa nayo urayafata na 500 urayafata uranakopa ariko cyane ndamanye no gukopura kopa nkawe inshuti yanjye nta kibazo wankopa shaka tugenda ujya kunyindika hano baranakopa ngaho urinda kwiyambira ku mugore mukarinda mwicana uyu si umugore mwiza ngo aranakopa nk'abantu murinda kwizirika ku mugore ukamwiyambira cyangwa ubutumwa wahanze avu kuri kuvuga ngo akunda indangamirwa ni wewe ikintu ahubwo nashimira